kwa kweli nababaye, navuze nti kwa kweli ndababaye. Ariko narabibabwiye ndababwira nti iki gikabyo Amavubi afite, umutoza wa national afite cyo guhamagara ikipe ibyumweru bibiri, ndababwira nti iki gikabyo si gusa. Narababwiye nti iki gikabyo muzamubireba. Murebe izindi kipe zakinye shampiyona kugeza buri minsi 5 zatsinze zose hano duturanye, ariko twebwe kilicho tokea ni nini, wapenzi wasikilizaji? 3 mkupu. Nusu mkono ubundi bari 5. Tumepigwa nusu mkono, haki ya Mungu. Ikipe y'Amavubi umutoza twaramugize igitangaza, tuvuga tutuye umutoza ni karahabutaka, tuvuga tutuye umutoza ni karampenge, ariko ndabwira inyamuneka mubanze murebe neza. Urase South Africa twageze gutya tugatsinda, tuvugisha ukuri. Ibindi si amaduro. Izi duro se abantu batazikoze ni bande. Ariko none ikintu kibabaje ni uyu mutoza ukabya nk'icyaka, akaza akavuga ati mumpe ikipe mu byumweru bingahe akayijyana, akagira gute. Nabibabwiye muri video nakoze, ndababwira match yari itaraba, ndababwira ni muraza kwirebera ikiza kuba. Ibi ntacyo bivuze, ahubwo ni ukuvuna abakinnyi mu mutwe. Abandi barakinnye shampiyona zirakomeza, baba bitoza, baba bari muri wa mwitozo, baba bapurika bya bintu, wowe ukaza ukabajyana ngo kubateranye iminsi. Ntaho byabaye, nta n'ikipe ibikora. Muzarebe ni Burayi, muzarebe hose no muri Amerika y'Amajyepfo nayo hose, meme naha muri Afrika amakipe akomeye yamaze kubigira umwuga uburyo babigenza. Ariko twebwe nabibabwiye umupira wacu uri hasi, hanyuma abantu bakaza ngo bagiye gutegura ngo match ya Benin ngo barashaka kujya mu gikombe cya Afrika. How? Nabibabwiye abantu babikoze yari majeshi. Kubera iki bo bagira gutya? Nta nuwaza gutinyuka ngo canceling izi match ngo tujye mu bintu nk'ibi ngibi. Urumva? Tujya mu cy'Afrika yari Sisa Kaizari, tujya muri under 20 yari Afani Kazuru. Nukuvuga ngo rero izi civilian hari ibintu zirimo kwica, harimo abo bakamarade, harimo nabandi. Nabibabwiye nyuma yo gukuraho umukino wa Rayon Sport, naribabwiye ndababwira niki mwikanga, niki umupira wacu warapfuye, nta mupira urimo. Baraza bakababeshya, umutoza w'ikipe y'igihugu araza akabahagarara hejuru, ni mwebwe muri ba boss be federasiyo, muri ba boss be, ni mwebwe agomba kubahiriza no kumvira. Kuko ni yes, wowe uri boss, federasiyo ni boss umutoza w'ikipe nationale. Ahubwo ibi contraire, ahubwo umutoza yabagize nka hari we boss, mwebwe mukaba munsi ye. Twarabibabwiye. Ibyo rero byo kutamenya umupira nibyo bizatuma ibintu byose bigira gute bijya down. Nabibabwiye umupira abantu baraza kabeshya ngo umupira uridunda. Widunda gute? Ngari kurabona ngo umupira uridunda, ngo natwe widunda umupira nta wudunze. Izo mvugo za Kenyegi muzanazikureho ntago arizo. Ngo urabona ngari ku umupira uridunda, ngo ariko ngo habamo na factor chance. Izo ziza ari nk'ari igice kimwe ni gice cyane. Umupira twarabibonye iyo witeguye, uyu ufite intego, iyo ufite abantu babizi, iyo ufite abantu bazi umupira baratsinda. Iriya kipe duterera mu gihugu kitari icyayo. None se iyo tuba muri Benin twari kurya bingahe? Si 6. Turarya 3 turi Côte d'Ivoire. Yego ifite abafana ariko si benshi. Iyo tuza kuba turi imbere ya umati wa watu kama 1040 au 35 au 25 twari kurya ngapi? Si 7. Kwa hiyo tusidanganyane ndugu zangu, nitubeshyanye. Umupira w'amaguru turawuzi, nawe ubayemo hafi imyaka 14 nawe ubayemo, ndawuzi rero. Na mbere iyo myaka nakurikiranaga mbizi z'umupira, niyo mpamvu nawe ugiyemo nari nkuzi. Umupira ntago ari ukuza abantu ngo bababeshye, umupira si ukuza kubeshya abantu. Narabibabwiye umupira muhe abasore bakiri fresh bawuyobore, mwe muratubeshya. Ufashe ikipe ujyanye muri camp iminsi 14, icyambere kigiye kugenda ho niki? Ni budget. Iyo budget yesi ni ya ministeri, ni ya leta, ariko yakagize ikindi akora. Uzitubaza iyo budget yagiye y'ibyumweru 2. Ikipe iri muri local, aho baryama, aho ibyo barya, ibyo bagira gute, buri kintu cyose, ibyo banywa, ibyo imodoka zibatwara, ibiki kubibuga, amafaranga y'imyitozo, amafaranga ibyo byose tubanze dukalculating, dukubita umubare turebe.
eske ko twatakaje amafaranga tukaba tubuze n'amanota 3? Ibyo ni ibintu byose byo gukalculatinga no kubara. Ayo mafaranga fazari y'ibyo byumweru 2 wayaha abana bo muri za ntuza bakajya kwitoza, ukabagurira imipira, mugakomeza mukazamura urubyiruko n'abana n'umupira w'amaguru ugatera imbere. Ariko turimo turabeshwa. Ibyo byose tuzabivuga kandi muzabibona. Muzaza mugaruka nyuma muvuge mutabana ibyo batubwiye ngibi. Ngiye naribabwiye. Nta bintu byo kuvuga ngo ngiye ngo ndaca ku ruhande ngo urabona ngo ikipe y'Amavubi ariko ngo ifite umukino ngo kuza kuyivugaho gutyo ngo nukwishinyagurira cyangwa ngo niramuka itsinze ngo abantu ngo bazakuzomera. It's okay. Ariko tubanze turebe ese iyo kipe yateguwe ite? Urajyana ikipe ibyumweru 2. Reka noneho we federation ngwino utange report. Kuko ikipe nationale ni ikipe 100% ifashwa na Ministeri ya Sport. Vayo utange sasa report muri Ministeri ya Sport. Ayo mafaranga yose batanze ibyumweru bingahe muze muyakorere ntuza. Muvuga impamvu. Tugiye gutegura ibyumweru 2 turiye 3. Nta nubwo tunganyije ngo dukure inota, nta nubwo dutsindiye yo duriye 3 nusu mukono. Mwanagiza mukavuga ngo ibiki? Rafiki zangu bihagaze gute? Ngiye nagerageje gukontakta abantu hariya ndababaza eske byagenze gute? Hari abataramu twaganiriye barambwira ngo ntago ari umunsi wacu. Ntago ari umunsi wanyu, wari uwa Bene. Noneho se muvuge igihe mumaze mwakoraga iki? Umutoza nta mayeri. Bene tumaze gukina inshuro zingahe? Nta ma video umutoza yarafite ntaki. Ibitego byose badutsindaga ni ibitego bya bindi ubona ko ari byoroshye, nta no kumakinga. Urabona aba defenseur ntaki bigaragara ko buriya n'ubuswa bw'umutoza. Ntago yigisha abantu tight marking. Umukinnyi araza gafata umupira kidoga wenyine. Nta kumushyiraho igituza ngo acyumve. Umukinnyi ari wenyine arirambura akajya gutera ishoti mu ngune ebyiri, amashoti yose yahagiye. Yemwe n'igitego cy'umutwe batsinze cyambere. Nta muntu n'umufashe. Reba ibitego 2 byose. Nta muntu wegeze ahagera. Aba defenseur barame biriya reka mbabwiza ukuri. Soya ngiye naribabwiye. Muvuga ngo umutoza ngo ariko ngo ni umuhanga ngo nibiki, ubu hari inkubi yo kumwinginga kuko yaravuze ngo agiye gusezera ngo kumwongera amasezerano. Mutegereze murebe. Ni Kigali kuri match iriya nabonye. Ni Kigali nari Amavubi ukuntu akina. Amavubi adashobora gucreatinga na chance nimwe kuba yatera mu izamu. Kandi sinzi icyo kibazo turagifite muzakirebe, icyo kibazo cyarananiranye. Ibyo byari bya kera bagatetege imibage hari kugiye cyaba Olivier Karekezi, kugiye cyaba Jimmy Mulisa nabandi bose n'ikiragiye cyabana Ganda Elias nabandi ya kipe yari ikomeye. Nicyo gihe wabonaga ikipe y'Amavubi ishobora creatinga igatanga pass imbere y'amagatsinda igitego. Ariko ubu nukibona meme here no mu bana, hera no muri ikipe under 20 ubanza uyirebe nayo ukuntu ikina. Barakina hagati ukabona barakina, inyuma ukabona barakina, ariko gutera mu izamu ni ikibazo gikomeye. Naye Amavubi nuko bihagaze. Mungije dore cyinsizi mu international. Iki cyangwa kugenda ku Afrika n'iki byo. Mungije yo nsizi yindi gihe tuheruke. Niba ntibuka neza. Hanyuma tugende dukore dushyire ibintu dushyire ahabona bazi turi best ibintu turimo dushaka, ibintu mutoza kanga abantu batangiye kumwegera ngongera amasezerano ngongera gute. Buretse Kigali mu bantu bazerekeye. Ubusi mibare ntiyavuga. Imibare twari dufite kujya mu gikombe cya Afrika ubu yacyahari. Bene irasabwa draw Kigali gusa. Kandi birashoboka kuri iriya mikinire nabonye. Iyi ferwafa rero ya kamarade, iyi ferwafa ya Munyentwari, mwese mwari munariyo ngira ngo mwabibonye, mwari mwaherekeranyije mwese mwari mwaherekeje ikipe y'igihugu mwabibonye. Ibyo tubabwira ni ibyo ngibyo. Umupira ntago ari kuza ngo urebere, umupira usaba umupira ntago ari kuza ngo ibiki iwe nkuko amenyereye imiyoborere tera igiti gira gute no gutangisha abaturage mituwere, mutange mituwere kugira ngo mwashe kwivuza nyamuneka. Imiyoborere myiza cokora aho wari number 1 ndanabishimira cyane cyane. Imiyoborere y'abashaka
no mu gukora muri leta. Tumika muri leta kabisa uruhare rwawe rwaragaragaye pe. Mukiri mu turere, mukiri mu ntara, mukiri mu iki rwose. Turage bakuvuga neza rwose umuntu umutarame, ibyo ngibyo rwose murabishoboye. Hanyuma kamarade we uretse no kumusanga muri federation, ngewe uretse kumukingiraho imiryango agakorera ibiro bye, yagaruka i Kigali yasanga nabyimuye. Yasanga nabyimuye. Ntabyicaremo. Mujye mureka tuvuge iki kizu kivuge ikibi kivuge. Nta soni ngo sikungapi siku 14 champion yarahagaze isababisha iterane sorry isababisha ibirarane byinshi kubera bakari ikasababisha viporo vingi kadha wa kadha, viporo vya mpira. N'ubu rero nibyo birimo bizana ikibazo cyane cyane ku bigendanye no kubikina. Mwarabibonye birimo kuvuga bya Rayon Sport na APR. Umukino ngo barawusubitse bagiye gukina na Djibouti. Ariko aho umutoza baramubeshyira kuko mukanya abantu naganiriye nabo kandi bakomeye bari hariya. N'abakinnyi banyuzemo, abakinnyi bashaka gukina match. Meme n'abakinnyi baye yarabashakaga ko bavuze bati twebwe turashaka gukina na Ligue. Ati kukireye kutayifatiranye ngo tutere none nta umenya umunsi ejo usanze rero yakomeye byagenda gute kuko bashakaga umukino abakinnyi baye yarabashaka guturitsa ikipe ya Rayon capaca ku bitego byinshi. Iyo Sport nayo ikavuga iti n'amazi minsi Robertinho abakinnyi babacaza match yari hagati ya mutoza masikini ya Mungu aranarengana. Naje kumenya ko atari we mukanya nari ndimo nganira n'abataramu hariya kuganira match maze kurangira. Barambwira bati umutoza muramubeshyira, umutoza yari yamaze kubemerera kuko aravuga ati nta na rimwe byageze bibaho yuko ikipe ijya muri camp mu ma weekend ntibibaho. Kuko gatandatu y'Icyumweru never, ni kuwa mbere. Niyo mpamvu yari yababwiye ati bakine kuwa gatandatu, ku Cyumweru baruhuke baze kuwa mbere muri camp duhite tunagenda kuko Djibouti mwoje kwa mwoje mu kugenda kuko weravuga ati bakinnyi ndabazi n'iki byose. Ibyo byose byazanywe na ba kamarade. Uwo ni kamarade, uwo ni munyentwari kuko nawe yaza kuvuga ati no ntabwo bishoboka iyi match imeze gutya na gutya nabanyuzamo ijisho. Ni nayo mpamvu muherekeza ikipe igatandikwa. That's a shame. Ni isoni biteye n'agahinda. Njye narababwiye ntabwo nzaza ntorera. Muzandega iki ko nabonye abantu batangiye no guhamagara muri bibu bifite ibyaha ni njye nta cyaha nzakora. Sinanga igihugu, ntuzandega ngo taifa arwanya igihugu, sinshobora kubikora. Icyo kintu nicyo kintu rahiye Uwiteka niyo wakora iki. Sinshobora igihugu cyane gihugu badata barakirwaniriye, abayobozi bacu barakirwaniriye, bari n'ubu baracyakirwanirira kuko murumva hirya ibintu birimo bizi igihugu cyacu barasa naho bashaka kukibwiraho indimi, ariko nibiba ngombwa natwe twakorera kurwanirira. Muzandege ntushobora kuvuga ngo wenda uriya mumeze gute yari ipapuye mushaka muzahamagara mu kone telefone ariko ngewe n'abava mu Kigali murabizi ntabwo bamufite n'akigera twarwanya intambara ikomeye na minisiteri kwerekana ibintu byinshi byakorwaga ndetse na minisiteri yakoraga bitari byiza bigeze bakurikirana kuri radiyo twakoragaho baraduhagarika baduhindura ibiganiro aho tugiye bagashaka kutwirukana. Turagenda tujya gufonda radiyo yacu, radiyo y'umuvandimwe Rutayisire, reka namushimire, tujyaho na n'ubu abataramu baracyahari kandi bazakomeza kuvuga ukuri. Ibyo ntavugiye kuri mikoro na n'ubu ntaragira itafari ryanjye bizakomeza bivugwe. Barahari hariya abataramu kandi batakomeza kwemera karengane nkaka. Ntawe uzaza ngo bafuke ku munwa. Umuzandega iki ndabizi. Iyo bitangiye gutya baratangira bakagenda urabona munsi yo kuriya urabona ngo ariko izina ryaje umuzandege kuko muri Uganda ndetse nta n'uwacu igihugu cyacu cyatubyaye kuva kera abanyarwanda hamwe. Muzandega iki kereka ni mu ndega ngo taifa kubwitasha kandi ibyo bintu zabivuga ibyo bintu zabivuga mureke ni ngene babwiye kamarade
arashonje muramushyira kuri uwo mwanya arakora amanyanga kuko akeneye kumara kurugo arahita afata ibya vuba vuba byanguje arahita yora agafaranga ukabyumva mujye kuriya bintu ugenda ndakubwira mimi naangalia mbali natumia darubini kali nababwiye ngo mu minsi mike ntimwagiye kumva mukumva ngo abantu bagiye gusinya ngo impuza y'amasiko biliyoni 2 batabimenyesheje umuyobozi wa federasiyo aho harimo ikindi batarinjyaho mwibuka muri shampiyona bahamagara ikipe sinzi ikipe yendaga kuzamuka bakabaha ngo niba ari miliyoni 9 iyo kipe bakajya kuyitera amaforufe n'ibiki muribuka ibintu byashyize ba Felix icyo gihe barabafunze sinzi n'abandi bashyize muri gereza bakurikiranye ibyo bintu hari ku gihe cya Muhire nababwiye ngo iki yamazemo 2 ntiyagiye mwarangiza mugatangira mukavuga ngo iki ndamwanga se Muhire muzizi iki ariko mba ngomba kubabwira ukuri kamarade nawe wapi muri apere byari byaranze bamutwaye abakinnyi abesha ubuyobozi ngo abakinnyi baracyari ngo mu mategeko abakinnyi ngo yamwita ngo baramufite ngo batubwira ngo ndabona abacu ngo ntawe bazajya ngo bafite ubutabo bwabo ufite ubutabo byarangiye bite muri apere ntiyavuyemo nabi ubu se ninde wamuzanye ninde wamugariye muri federasiyo ibyo bintu byose igihe bizakorwa muzabibona resulta zayo ni ibyo 3 ku busa yes resulta ni ibyo 3 ku busa turimo dutandikwa kamarade nana ari kureta warangiza ukagenda ukajya gutanga inuza ngo ugiye guhagarika shampiyona ngo ugiye gufata shampiyona ngo ihagarike abantu muri weekend kurya bari biteze derby i Kigali hashyuhe buze abantu baburudike uraje ngo urayihagaritse ngo izakinwa ngo mukwa kangahe ibyo mwahagarikira gasubi bigenze bite ibyumweru 2 resulta zigenze gute ni muri 3 kandi nta n'ikizere gihari yuko muzatsinda bene Kigali ayisoya kereka kuyigwira biriya bintu mwakimye twabibonye kereka kuyigwira just mukayigwira ariko nibishoboka nari babwiye mureke umupira ukinwe mureke ibyo bintu byo gutinya mubihagarike mubihagarike ibyo byose abantu byaturutse ni tutwaragiye dukoresha biliyoni tugura abakinnyi ariko birababaje kubona ubuyobozi bwa ekipe perezida wa ekipe afata icyemezo akavuga ati match ntizaba atinya Rayon Sport iri aho yindwaye mukanga gukina ngo nimushaka kuyiha amafaranga ngo kugira ngo itazaba twara igikombe cya shampiyona ubundi se niba yifasha bizagenda gute ibyo simbikunda nge ntago mfana Rayon nari babwenda nayanga abantu barabizi mu Rwanda nanga Rayon ariko nkunda ukuri kumupira n'abariyo banga aperi mwarabibonye bafana ntuza mu kibuga bafana piramide biterera hejuru piramide yishyuye igitego niko byagiye bihora kandi nibyo nta muntu ushobora gukunda mu cyaba ngo ugiye kumufana biriya nanjye ndabyemera uzarebe biraba n'ahantu hose uzarebe muri za tize dafana ba Simba bafana ikipe ira against yanga n'abandi gutyo niko bimeze ubwo rero icyo mbabwiye mwabantu mwe mureke kubeshyanya izo nizo resulta tuzaza tubona nibyo 3 naho ndakubwira byabaye bike ikipe irakina muri Ivory Coast mu kindi gihugu iyi biri wabo muri Benin twakabaye turya bingahe ibyumweru bingahe bishize hakozwe iki amafaranga yaratikiye muburebesha abantu shampiyona murayihagarika Rwanda Premier League buri kivuga iravuga iti nta kibazo ne equipe nationale abanyarwanda turabyemera turavuga iti okay nta kibazo ubwo ari ikipe y'igihugu ntacyo resulta mugarukanye nizihe muraza kutubwira iki ikipe y'igihugu twese niyo twisangamo iyo tuvuye mu makirebe za Pene za Rayon Sport twese twisanga muri equipe nationale ngaho rero dukurikirane turebe ese turaza kuvuga iki turabwira iki abanyarwanda tuzakina ku itariki 15 ejo bundi match yo kwishyura nuba Amavubi tuvugana ubu ngubu si amasaha ndaza kureba ariko ubu ngubu bashobore kuba barimo guhaguruka muri Côte d'Ivoire amasaha nkoreye ikiganiro kuko baravayo bagere muri Ethiopia bave muri Ethiopia baragera mu Rwanda nka saa 6 z'ijoro saa 6 n'igice i Kigali ndemo nganira n'abantu bahari mbabaza nabo ntibazi ukuntu bimeze ikipe imaze ibyumweru bingahe kamarade imaze ibyumweru bingahe Perezida wa Federasiyo mumaze gukoresha amafaranga angana iki ese mwibwira ko twebwe dushaka gusesagura
no, igihugu cyacu turakizi, tugomba twirirwa ubuyobozi butwigisha kwizigamira. Yes, twirirwa twigishwa kwizigamira, tugomba kubikora. Nta zahabu twebwe hatuna mali ya siri, ntidukora no ku nyanja. Iyo ni hard work, ubuyobozi budushyiramo n'imbaraga abayobozi badushyiramo, n'abanyarwanda bakaba hard work bagakora. Yes, izo ni imbaraga. Niki banyarwanda kankomeze n'abashimire ibyo dukora byose kugira ngo tuzamure igihugu cyacu, imiyoborere myiza, byose bikagendera hamwe. Twigishwa kwizigamira buri kintu cyose kugira ngo twiteze imbere. Ariko si yo gahunda yo kuzigama bihagaze gute n'ibigendanye n'ibyumweru bitwara bingahe, amafaranga tukayasesagura, ayo mafaranga yagakoze n'ibindi, hanyuma wajya kureba ugasanga turiye 3 tuje nta n'ikintu tuzanye. 3 tuje ntacyo tuzanye. Nyamara narabibabwiye, umupira ntabwo ubeshya, umupira ntubeshya, ntibazakubeshye. Hari ikipe negeze kumva yo muri Kongo ijya gukina igikombe cy'isi muri 74 ngo batwaye abarozi 70, bikoreye utubindi twakamimiriro, bikorera ibiki Yugoslavia bariye niba ari bitega 9 niba ari 8, think ikari 9 tisa yinjira mu izamu nabo barozi babo n'ububindi bwa kamimiriro niki. Irababwira iti mugende mujye kwitegura. Umupira no kwitegura, umupira ni tizi, umupira n'umutozo ushobora kuza akabashyiramo ubwenge. Nk'imbere y'izamu hariye biriya bitego byajyagamo, agomba kwereka abakinnyi aba defenseur buje bashobora guhagarara. Namba 6 mukata umeme araza kuba hagaze hehe 4 na 5, umwataka nabona umupira cyangwa niba tera counter attack muraza kuba muhagaze hehe 2 na 3 muraza kuba muhagaze hehe. Ese niba batera counter attack ni bande bazi inyuma kugira ngo baza gufasha, then ni bande baza kurekipera imipira. Nuko bigenda, ugomba kwereka abakinnyi uburyo bahagarara. Ariko uburyo twabonye n'ibitego twatsinzwe wagira ngo ni intama zitari zifite umushumba. Ntiwamenyaga ngo nuyoboye, ntiwamenyaga ngo nuyoboye. Na mashoti yose chini carpet yo ku ruhande n'igitego cy'umutwe cya mbere cyari cyabuze umuntu marking, yari free header. Mwarangiza ngo umutoza ngo ni igitangaza ngo agiye kuducika ngo turashaka kumwongere. Umutoza akaza ati nta banyamahanga dukeneye muri equipe nationale. Umutoza akaza ati ndasaba ibyumweru 2 kugira ngo ikipe ijye muri camp. How? Ubwo reka mbabwira ukuri, buriya n'ubuyobe. Njye kaka ahubwo iyo ukomeje ugakina ari byo biba bikwereka, ahubwo umutoza yakabaye yakomeza kuko ni tizi bugira ari hariya. Iyo bagiye muri camp ngo nukumenyera nitwa tuntu twarasharasha turi aho ngaho, abakinnyi bakarya bagakora utuntu tw'udutizi bakajya kuryama. Bajya gukina mu kibuga ugasanga baratanditswe. Ariko biriya bihugu abakinnyi babo baba bahageze nko kuwa 5 cyangwa kwa kangahe habura nk'iminsi 4 cyangwa ingahe kugira ngo bakine. Abandi ukabona ngo baje habura iminsi 2 baturutse i Burayi, baturutse ahandi ku migabane ya Afrika bakina kuko champions zawe zikomeza. Ariko twebwe ngo twahamagaye kera, njye mura mbibabwira murabyibuka Mico ajyana ikipe hafa akayimaza amezi 2 hanze. Twazanye impamba y'ibitego 17 dutakaza miliyoni 600 zagendeye kuri ibyo bintu. Nicyo twari dukeneye ntitwakibonye. Mico Mirutini niwe mutoza wa mbere wahombeje igihugu cy'u Rwanda mu bigendanye na football. None ndabona n'abandi batangiye kubigeza amamajaje, ariko nawe babwiye ndabwira inti nyamara muhanze mu birebe neza ibyo kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Ngewe ntuzambwira umutoza wari 3, umutoza watanditswe tatarushwa, ntuzamunge nta systeme mu kibuga, nta mayeri, nta cyakarya 3. Nicyo kikwereka ko nibindi bintu baba barakoraga baragendaga bagwiragwira. Nta mupira dufite, tubaza duhere ku buyobozi. Turebe n'umutoza unatinya nawe ubwo bwoba bw'umutoza ushobora gusaba ikipe ibyumweru bingahe, ushobora gukuraho imikino ko kanya. Championnat y'iciye amazi yise abantu ngo ni ibicucu, ngo kuko ngo bashaka kongera abanyamahanga ngo ni ibicucu. Ubanza nawe utekereza icyo kintu kuza kuduhari biya championnat gusa. Habanje wa peri ngo ashaka kubaka ngo ikipe nationale ngo arashaka kuyubakira ngo arashaka gukinisha abanyarwanda gusa. Ninde wagutumiye mu ikipe y'igihugu nguze kubikora? Ninde wagutumye kuza kubakira ikipe abanyarwanda? Uri umutoza wa ikipe nationale, we kinisha we vuga uti nkeneye yuba mugwe. Ariko ibyo kuza kuvuga ngo ndashaka kuzamura ikipe y'igihugu, never. Ibyo bigaragara ku batoza usanga bawayawaye. Ariko reka mbabwire duhuye n'ingorane ikomeye cyane. 3 ibitego 3 nusu mukono. Kamarade uwo mufuka w'ibitego Kamarade aza wikoreye.
ibyo bitego bitatu uwo mufuka wabyo kamarade mu mpera aza bitengamatiye abyikorere aze abikire hariya mu biro bye muri ferwafa, kuko niwe musaruro we. Icyo wabibye nicyo usarura, icyo wabibye nicyo usarura. Yes, uwo mufuka w'ibyo bitego bitatu bwana kamarade babikumpere ubyikorera ubizana izo tatu no muri federasiyo mu biro byawe ugenda ubitereke muhari. Muve mu mipira murashashe murakuze wana. Igihe mwivurungutiye mu mipira mwaretse n'abandi bana bakayobora. Igihe mwatobangiye umupira mwawuretse. Igihe umupira mwawangirije mwabiretse. Ejo bundi so watanze itegeko ngo champion ihagarare ngo match ya Rayon Sport na APR ntikinwe. Kuri izo resultat tuzaniye z'ibitego bitatu se. Hafaza ariyo mutsinda wenda ukavuga uti dore ibyo turimo gutegura nibi banyarwanda kazi ni mutubabarire, natwe twavuga nta kibazo kabisa. Nanjye naza nkabashyigikira nkavuga ni byiza, ahubwo ikipe mujye muyihamagara ukwezi imbere. Kuko biragaragara mutujyanye mu cyafrika rwose ari ikanuni ihari yo kujyana ikipe mbere mu mwiherero rwose, ni muyihamagara ukwezi kose kabisa, turebe ko tuzajya no mu cyisi. Hariko se wowe ujyanye ikipe mu mwiherero ibyumweru bingahe uhagaritse championnat, muciye ibikuba, muravuze ngo ibi nibi rere abantu barabatinye, umutoza araje avuze ayabahanda, muraje mugize gute muzanye tatu. Ubwo se muratunguka i Kigali koma sava, wa mugani wa yandirimbo ya mwene data, muratunguka i Kigali koma ubwo niba munyumva mwebwe, niba mugere mushyireho sava, muragera i Kigali koma kamarade ongeraho sava. Niwe mbwira ndetse na perezida wa federasiyo Munyentwari, izi ni isoni, iki ni ikimwaro mugiye kumanukana. Muzaca muri ka karyango ko hirya gacamo abadiplomate, ntimuzace hariya kuko ni ikimwaro muzasohokana pe, ntago ngiye kubabeshya. Musize mudurumbashije ibintu, musize muhagaritse ikipe, muhagaritse imikino ya umukino wari kuzahuruza abantu bakaza kubibuga, muri ibintu byose muracambaranyishishije n'ibiki, mutanze oda Rwanda Premier League murayicanganyishishije, ntabwo ntimuyiha guhumeka, n'ibiki byose mwayimye uburenganzira, ibyo ukoze muraza mukabidobanga, umubare w'abanyamahanga barawemeje muraza murawukasa mubereka ko bari hasi ibirenge byanyu, amabwiriza sinza hano mubanza kuyafata n'ababazanye niho mubanza kuyakura, niyo mpamvu mwica ibintu, nta nubwo ibintu bizagenda neza mu gihari. Kamarade reportinga kwandi umupira, nindi reportinga kwa shobusha kamarade, nindi reportinga ujyana ibyo bitatu, genda umuhe ibyo bitatu noneho turebe icyeza kugusubiza. Mumbwire na Munyentwari hari reportinga ibyo bitatu mu reportinga kwandi. Twebwe ntago uzitonga ubaza nta munyarwanda utsindwa, n'ahantu hose turika kamavu muzarebe. Shimira n'ubuyobozi bwacu muzarebe yaba ari ingabo ku rugamba, ni papa muzarebe ahantu hose aho tujya kurinda umutekano hose, mubaze nta munyarwanda ujye usubira inyuma, ni songa mbere, twe dusonga mbere, hakuna kurudi inyuma. Hari ndimbo bajyaga baririmba ngo hata tukonde kama misumari nywele zetu zitoke vichwani, hatuwezi kurudi inyuma. Baravuga ngo niko songa mbere, ntago tujya dutsindwa. Reka da kuki mu mupira bigeramo bikananirana, nuko bashyiramo abaswa. Ejo bundi shimira nyakubahwa perezida wa repubulika, mushimira warakoze nyakubahwa, turamushimira uruharagira cyane cyane kugira ngo siporo yacu ayiteze imbere. Mbivuga buri munsi bikorwa remezo murabibona, ya stade meza buri kintu cyose, ariko habuze umuntu uza ngo byibura ibi bikorwa rwose bimeze gutya biyobore, dushimisha umukuru wacu w'igihugu ajya hora yishimye nk'ibindi bihugu bigenda mu mupira w'amaguru. Niba iterambere turi ku muvuduko, ibintu byose muzare bisuka imihanda n'ibiki, kuki muri siporo bwana nyakubahwa perezida wa repubulika ndagusabye aha hantu rwose mucisha mitoroshi hano mu mupira, mucisha mitoroshi kabisa. Ntushobora kumbwira uburyo ibindi bintu bigenda neza ariko mu mupira ugasanga ibintu birazamba, nikute ntibishoboka. Ntibishoboka turanagushimira nyakubahwa. Ejo bundi waje kuri match rwose, reka mbigushimire. Naye nasabye ndavuga ni banyarwanda kazi mumfashe dusabe nyakubahwa perezida wa repubulika tumusabaza kuri match aze kudushyigikira. Mwarabibonye yaraje dukina na Nigeria, yaraje
dukomeze tumushimire, ariko natwe tuba tugomba kumushimisha tugakina ibintu bimeze neza. Ibi byose tuzabigera hari uko dushyiramo abantu hariya bazi umupira, pana kuzana abantu bawaya waya. Byananiye kuva kera n'iki byose ukabazana ugakura umuntu mu miyoborere myiza naho yabaga mu turere ngo muzanye mu mupira. How? Nibibaho. Muzagenda tuzane 3 4 5. Igikombe cya Afrika tuzacyumva mu mateka, igikombe cy'isi tuzacyumva mu mateka. Izo zangora zagiye mu byisi, za Togo. Ibyo bihugu se muragira ngo biturushiki, biturushishyaka, biturushiki. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite ikibazo hariya muri federasiyo. Ikiganiro cy'uno munsi ngikoranye uburakari byambabaje ngewe rwose. Ibitego 3 dutsindwa nk'abana turushwa, wagira ngo na academy barimo banywa hariya za academy z'i Kigali hariya.